Nshuti bakundwa bene data, turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uwiteka duhana umugisha cyane. Nongeye kubashimira kubwitange mugira, inkunga mutanga mudufasha, n'inkunga ikomeye cyane mudufasha mu murimo w'Imana dukora. Abakora subscribe turabashimira, abakoze like, abakoze share, nabo turabashimira. Imana duhana umugisha cyane kubw'igikorwa mukora mwitanga mudufasha mu murimo w'Imana. Yesu duhana umugisha cyane. Rero ntatinze, amazina ni yayandi, ni MUSEVENI Emmanuel, niyo mazina yanjye, ndi umukozi w'Imana. Uyu munsi nongeye kuzanira ijambo, ashaka ko twongera kuganira ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi nkaba nshaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo iby'Imana ishaka ku bantu bayo. Data atugirire neza cyane. Imana ibaha umugisha, nshuti zanjye bakundwa, abari mu bihugu by'abaturanyi ndabashuhuje, abari muri Uganda, abari Burundi, abari Congo, abari Kenya, abari Tanzania, abari Mozambique, ntibagiwe n'abari muri Amerika ndetse no mu bihugu bya diaspora. Uwiteka bampera umugisha cyane. Data atugirire neza cyane. Ndashaka rero nkuko natangiye mbivuga ko tuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo iby'Imana ishaka ku bantu bayo. Haleluya. Tugiye kurebera hamwe turebe ese ni ibiki Imana ishaka ku bantu bayo, ese ni ibiki Imana ishaka ku bakobwa, ese ni ibiki Imana ishaka ku basore, ese ni ibiki Imana ishaka ku bagabo, ese ni ibiki Imana ishaka ku babyeyi. Ibyo bintu tugiye kubirebera hamwe kugira ngo tubashe gukorera Imana tugendana nawe neza, twamaze kumenya ese ni ibiki yanga, ni ibiki kunda, kugira ngo ibyo yanga tubireke, ibyo ikunda ari byo tugenderamo. Data aduhana umugisha cyane. Imana itugirire neza. Rero ibintu Imana ishaka ku bantu bayo ntaratangira, ntarasoma ijambo. Icyo Imana igushakaho ntabwo ari ibitambo cyangwa se amaturo, kuko ibyo byose ushobora kubikora ariko utakoze icyo ishaka ugasanga ntacyo bimaze. Icyo Imana ishaka ku bantu bayo ni ugukora ibyo gukiranuka, gukunda kubabarira no kugenda n'Imana icisha bugufi. Ayo niyo magambo turaza gusoma ari mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya. Ndakubwira mwene data wonteza amatwi unkurikiye, kuko ibyo bintu bitatu ko ari byo Imana ishaka ku bantu bayo. Icya mbere gukora ibyo gukiranuka, icya kabiri gukunda kubabarira, icya gatatu kugenda n'Imana icisha bugufi. Ibyo ni byo bintu bitatu tugiye kuganiraho, kuko Imana ntabwo inezezwa nuko watanga amaturo gusa ariko udafite gukiranuka mu mutima wuzuye ibyaha. Ibyo ngibyo ntacyo byamara. Ese waguha ibya mirenge yarangiza akakwima ubugingo, ibyo byakumarira iki? Subiza mwene data nawe umbwiza ukuri unteza amatwi. Reka dukora iby'Imana ishaka, nibwo tuzatanga amaturo akemerwa, tugatanga ibya 10 bikemerwa. Ariko gukora byiza dukora imirimo tuyikorera hejuru y'ibyaha, ibyo ngibyo nta kamaro mwene data. Nkubwire unteza amatwi, ntaho byakugeza, nta n'ijuru byaguhesha. Icyo dushaka ni ugukora iby'Imana ishaka. Imana duhana umugisha cyane. Ntatinze reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma amagambo y'Imana ari mu gitabo cya Mika, ibice byaho ni 6. Turahera ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 12. Ijambo ry'Imana, umutwe w'ijambo uravuze ngo iby'Imana ishaka ku bantu bayo. Noneho nimwumve icyo Uwiteka avuga ati, haguruka uburanire imbere y'imisozi n'udusozi, twumve ijwi ryawe. Mwa misozi mwe namwe mfatiro z'isi zitajegajega, nimwumve kuburana k'Uwiteka, kuko Uwiteka afitanye urubanza n'ubwoko bwe. Haleluya. Kandi azaburana na Isiraheli. Yewe bwoko bwanjye nakugize nte? Icyo nakuruhijeho ni iki ukimpamye? Nakuzamuye nkuvana mu gihugu cya Egiputa, ndakurokora ngukura mu nzu y'uburetwa, nohereza Mose na Aroni na Miriyamu imbere yawe. Yemwe mwa bwoko bwanjye, noneho mwibuke icyo Baraki umwami w'i Mowabu yagambiriye, n'icyo Baramu mwene Bewori yamusubije.
mwibuke uhereye ishitimu ukageza Gilugari, kugira ngo mumenye ibyo gukiranuka Uwiteka yakoze. Haleluya. 6, mbese nditwara ku Uwiteka ngapfukamira Imana isumba byose? Nyituye iki? Nayitwaraho njyanye ibitambo byoswa n'inyana zimaze umwaka? Aho Uwiteka yakwemera amapfizi y'intama 1000 cyangwa imigezi y'amavuta ya Elayo inzovu? Ese natanga imfura yanjye ku kicumuro cyanjye, imbuto y'umubiri wanjye nkayihonga ku cyaha cy'ubugingo bwanjye? Umurongo wa 8, yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo, yagukweretse icyiza icyo ari cyo, yakweretse icyiza icyo ari cyo igukora, yakweretse icyiza icyo ari cyo, ariko Uwiteka aricyo Uwiteka ariko icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni gukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana bicisha bugufi. Tuvuge ngo amen. Ijwi ry'Uwiteka rirangurura ribwira umurwa, kandi umunyabwenge azubaha izina ryawe azubahira izina ryawe riti nimwumvire inkoni ihana n'uwayitegetse. 10, mbese ubutunzi budatunganye buracyari mu nzu y'inkozi z'ibibi, cyangwa ingero zitubya abantu banga Abafilisitiya iminzani, abafite iminzani ibeshya n'uruhago rurimo ibipimisho bihenda? Mbese bantunganira kuko abakire baho buzuye urugomo, kandi abaturage baho bavuga ibinyoma n'ururimi rwabo mu kanwa kabo rukariganya. Amen. Imana yacu ishimwe cyane kandi duhana umugisha. Amagambo y'Imana aravuze ngo icyo Uwiteka ashaka ku bantu be natangiye nkibabwira. Icya mbere ni ugukora ibyo gukiranuka, icya kabiri gukunda kubabarira, icya gatatu kugendana n'Imana bicisha bugufi. Noneho ijambo dusomye riratubwiye ngo mbese aho nakwitwara nte ku Uwiteka? Natanga ibihongano by'ibyaha byanjye kugira ngo mbashe gukura igicumuro cyanjye? Oya. Icyo Uwiteka gushaka mwene data nta kindi, ni ugukora ibyo gukiranuka ukava mu bidatunganye, ni ukugenda n'Imana yicisha bugufi, harimo no kwiga kubabarira. Abantu baraguhemukiye ariko wanze kubabarira, kandi bitwa umurokore. Imana idutabare kandi tugirire neza. Wagiranye ikibazo n'abana b'abantu ariko wanga kubabarira, kandi nawe Imana yarakubabarira. Bibiliya iravuga ngo utababarira nawe ntazababarirwa. Ni iby'Imana ishaka ku bantu bayo. Mwene data, ntago Imana ishaka imfizi nkuko Bibiliya ivuze ngo ese natanga imfizi z'inka kugira ngo n'icyaha cyanjye? Ese natanga ibitambo by'ibimasa ku gihongano cy'icyaha cyanjye cyangwa icyaha cy'ubugingo nakoze? Oya. Ese nditwara ku Uwiteka? Aho nagenda mushyira amaturo akayemera? Oya. Mwene data, icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ukwihana ibyaha, ukemera inzira ikuyoboramo, ukava mu bidatunganye, ukiga kubabarira, ukava mu mafuti, ukareka ubusambanyi, ukava mu businzi, ukihana gukiranirwa kose kwakugaragayeho, kugira ngo Imana ibashe kuguha umugisha. Data tugirire neza cyane. Imana ntabwo inezezwa nuko umunyabyaha apfira mu byaha bye. Haleluya. Mumumpera icyubahiro. Ariko
Imana inezezwa nuko umunyabyaha areka inzira ze mbi agakora ibyo gukiranuka. Icyo ni cyo Imana igushakaho. Mwene data unteze amatwi, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri mu bihugu by'abaturanyi, waba uri mu bihugu bya diaspora, waba uri i Burayi, waba uri muri Amerika, nakira nkubwire ngo icyo Uwiteka agushakaho ni ugukora ibyo gukiranuka ndetse no kugenda n'Imana igucisha bugufi. Hindukira mwene data, reba ahantu wari uhagaze koko, niba uhagaze mu bushake bw'Imana. Reba ibyo wakoraga koko muri iyi minsi niba ari iby'ubushake bw'Imana. Maze nurangiza wisuzume wiyinire, kuko ndakubwira nanjye nibwira mwene data, igenzure urebe imigenzereze yawe kuko niba yaranejeje Imana. Reba koko niba warakoze iby'Imana ishaka, nusanga warabikoze koko uvuga ati Imana ndagushima kuko wampaye imbaraga zo kubishobora. Ariko nawe nusanga utarabikoze wigenzure, nusanga utarakoze ibyo gukiranuka Imana igushakaho, uyu munsi wa none uhindukire uve mu bidatunganye. Imana ntabwo ishaka ibitambo byawe by'amaturo yawe, ntabwo ishaka ibya 10 byawe. Mwene data ndabikubwira ndo umutambyi nahamagawe n'Imana. Ntabwo icyo dushaka ari amaturo n'ibya 10, kuko ibyo ngibyo ntacyo byamara birimbuye ubugingo bwawe. Icyo dushaka nuko wihana ukagarukira Imana, ya maturo yawe ukazayatanga unezerewe. Kenshi mujya muvuga ngo gutanga amaturo menshi cyane n'ibya 10, nagira nkurahire mwene data, ibyo ngibyo ntago ari byo byaguhesheje, ntago ari byo byaguhesha ubugingo. Icyaguhesha ubugingo nakubwira ni ugukora iby'Imana ishaka, ugakora ibyo gukiranuka, ukikura mu bidatunganye, ukagenda uko Imana ikuyobora. Yakubwira ngo ci iburyo ntuci ibumoso, yakubwira ngo nyura ibumoso ntuci iburyo, kuko yaravuze ngo nugendera mu mategeko yanjye ngo utegeke uyu munsi, ukayagumamo ukayitonde, haleluya, ukirinda icyaha n'igisa nacyo, ukagenda mu nzira nkuyobora, irakubwira ngo iyi migisha yose izakuzaho. Mumvugire ngo amen. Izaguha umugisha mu mudugudu utuyemo, uzagirira umugisha mu mirima, uzagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, haleluya. Imirimo y'amaboko yawe, mumvugire ngo amina, izayiha umugisha kubera ko wakurikiye inzira yayo ugakora ibyo gukiranuka. Kunda kubabarira, ugira umutima ubabarira w'imbabazi. Nurangiza kwiga kubabarira, wirengagiza abaguhemukiye bose ubabarira uvuye ku mutima, kuko Imana irashaka kugira imbabazi. Wewe uvugana nanjye unteze amatwi kandi unkurikiye, hari abantu wanze kubabarira mu mutima kandi Imana irashaka kubagirira imbabazi. Hindukira igenzure mu mutima ko nta bantu meze nk'intumbi wahambye mu mutima. Reka mbabwire iki kintu bene data, njya nkunda kukibabwira. Imana umunsi we yarambwira ngo hari abantu ku munsi w'urubanza, tumuhereze icyubahiro umwami w'abami, haleluya, amen. Ariko Imana ndayikunda, ku munsi w'urubanza hari abantu Imana izajya yereka abantu bishe. Utekereza impamvu utafashe icyuma cyangwa imbunda urasa umuntu cyangwa inkota ngo wice umuntu, ariko ikwereke ngo uyu muntu uriho wamwishe kubera yuko, haleluya, yaraguhemukiye, urangishe wanga kumubarira mu mutima, umubika mu mutima. Iyo Imana ibirebye ibona ari nk'intumbi wahambye mu mutima wawe, mwene data, igakubabarira nawe ye rate comme faya tutashai rivo semene tutarabikote zomene doshai, igakubabarira. Imana ifite agahinda muri iyi minsi ya none kubera abantu banze gukora iby'ubushake bwayo, banze gukora iby'Imana ishaka. Mwene data, rabi konte somene tutashai bekire zomene ni orave kone faya sans la vie ni kontere vaya senepa ni otashai bekire sante. Imana ni Imana igira imbabazi, ariko desai ni mora la verso n'est pas tout à chai revenir si au destin ni fasini conterere amini ni asatere ke ni voya sans avec nesti. Hagarara mu murongo Imana igushakamo. Urashaka umugisha, hindukira ukora iby'Imana ishaka, hagarara mu nzira yawe Imana iri gucamo, nihanyura izasiga isobanuye ibyawe, izasiga ibikize ku murongo, izasiga izi biguhiga. Hagarara mu nzira ushakamo, were kujya mu nzira y'abapfumu, baragushuka, nansi nta kiza uzayiboneramo. Abapfumu nabo kukurya utwaye gusa bakatumara, bakagusiga uri umukene,
ugasigara uri aho ngaho n'ibyo watekerezaga n'ibyo wari uzi kuzabona ntubibone. Ariko Yesu nta muntu ajya ariribye, ahubwo Yesu atanga amasezerano kandi akayasohoza. Mumvugire ngo amina, tumuhereze icyubahiro umwami wa nanone. Haleluya, amina. Kuko Imana irasezeranya kandi igasohoza. Sindabona umuntu wahagaze mu nzira y'Imana ngo nirangize imuceho itamukemuriye ikibazo, ahubwo iyo ihageze ivugana n'ikibazo ufite, ikibazo kigakurwaho. Kuko ivugana n'amadeni, madeni ikayakurwaho. Ivugana n'ubugumba, bugumba ikabukurwaho. Ivugana n'uburwayi, haleluya, burwayi ikabukurwaho. Mwene data wari wihebye ucitse intege, ariko umusubiramo imbaraga. Subira ku rufatiro, kora iby'Imana igushakaho. Yatubwiye ngo mwana w'umuntu, icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukunda kubabarira, gukora ibyo gukiranuka no kugenda no mwiyancisha bugufi. Ndasoma ikindi cyanditswe kimwe hano kiri mu gitabo cya Yesaya ibice 66 n'umurongo wa 1 n'uwa 2. Ariko data mumpera icyubahiro, bene data banteze amatwi bankurikiye, mumpera icyubahiro n'umwami w'abami. Haleluya. Nabo kuri ruhande tumuhereze icyubahiro Kristo. Amen, haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndumva nezire mu mutima kubw'ijambo ry'Imana. 60 na rabe konte zomene do shaibe kire santerere ozobrere. Amen, haleluya. Tumwongere ikindi cyubahiro Kristo wabambwe ku musaraba. 66 umurongo wa 1 n'uwa 2 haravuga ngo Uwiteka aravuga ati, ijuru ni intebe yanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Muzanyubakira nzu ki? Kandi aho nzaruhukira hazaba ari hantu ki? Kuko ibyo byose ukuboko kwanjye ariko kwaberemye bikabaho byose, niko Uwiteka avuga. Ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Uwiteka aravuga ati, ijuru ni intebe yanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Ese muzanyubakira nzu ki? Aho nzaruhukira azaba ari hantu ki? Ngo ko ibyo byose ukuboko kwanjye ariko kwabereye bikabaho. Ariko hepfo ijambo rikomeye cyane aravuga ngo ariko mwene data ujya utinda ku ijambo Imana ivuga ikongeraho ngo ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Uwo niwe nitaho kandi nkagendana nawe. Uwo ni ukora ibyo gukiranuka, uwo ni ukora ibyo nshaka, uwo ni uzagira umutima ukora ibyo nshaka. Uko niko yarebye Dawidi, irangisha imurebye ari mu ntama, iramureba asuzuguritse, ariko irangisha imureba mu mutima, imubona mu mutima uzakora ibyo ishaka. Irangije utuma Samweli, iramudeseni mora, iramusanso desiya, amina, iramudesanso komenituta shai, iramudekonisiya alavini ya sanse, dominisiya destiny more ira muda sasibe kini ya sai meni oteshaibe ki. Irabwira Samweli ngo dore genda mu muryango kwa Isaya, mbonyemo umugaragu, umuhungu mwiza w'uburanga bwiza w'igihagararo. Mumvugire ngo amina. Mbonye kuko afite umutima mwiza uca bugufi kandi uzakora ibyo umutima wanjye ushaka. Iramubwira ngo Samweli we, genda unyimikire umuhungu wo kwa Isaya kuko namubonye. Kuko Imana yitegereza mu mutima, iravuga ngo mbonye ko azakora ibyo nshaka. Haleluya. Icyo ni Imana dushaka, ko dukora ibyo ishaka. Twe gukora ibyo abantu bashaka, ahubwo dukora ibyo Imana dushakaho. Icyo ni Imana igushakaho. Musore nteze amatwi, Imana iragushaka gukiranuka. Imana irashaka kureka inzoga. Imana irashaka kuva mu buraya. Imana irashaka kuva mu busambanyi. Imana irashaka kuva muri abo bapfumu. Imana irashaka kuva mu bidatunganye. Garukira Uwiteka, kora ibyo Imana ishaka, emera inzira ikuyoboye. Kuko Imana ntabwo yakwanga, ntabwo yakwifuriza ikibi mwene data. Icyo Imana ikwifuriza nuko wabaho neza ugatera imbere. Bene data, nta muntu Imana yageze ihamagarira gukora ibyaha. Imana riri yasene kone pasu taravia semeni rabini kontere, yahamagariye abantu bose, ibahamagariye ubugingo, ibahamagariye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ariko irababara cyane ikagira n'agahinda iyo ibonye umwana w'umuntu akora ibitajyanye n'ubushake bwayo. Mwari muzi ko Imana uko igireba, reka mbaho urugero rworoshye cyane.
iyo umubyeyi abyara umwana amubyara agira ngo azamugirire akamaro, yego, ariko arababara cyane iyo amutanzeho byose, akamurihira ishuri agira ngo umwana azige, yarangiza akamubera ikirumbu, akamubera ikirara. Ibyo birababaza cyane kuko amubera ikirumbu. Rero n'umuntu udakoze iby'Imana ishaka kandi yaramuhamagariye gukiranuka, itaramuhamagariye gukora ibyaha, aba ameze, mu yandi magambo, abarumbiye Imana, wabaye ikirumbu. Niba uri mu busambanyi umenye ko warumbiye Imana, niba uri kujya mu bapfu umenye ko warumbiye Imana, niba uri mu businzi umenye ko warumbiye Imana. Mwene data garukira aho ngaho, mureke tubwize Imana ukuri, kuko Imana ishaka abantu bayibwiza ukuri. Nuyibwiza ukuri mu mutima wawe ukuri, nayo izakugirira neza. Yaravuze ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparenganize. Uwo ni umuntu wemeye gukora ubushake bw'Imana, ahataringaniye nzaharinganiza, ikindi nzamenagura inzugi z'ibiniga zikuri imbere, n'ibindi zo bimwe nzabicamo kabiri. Ariko ibyo byose ibivuga ku muntu w'umukiranutsi wakoze ibyo gukiranuka, wagendeye muri direction y'Imana, witandukanyije n'ibidatunganye. Mwene data reka kurumbira Imana. Warumbiye Imana birayibabaza, igira agahinda gakomeye. Irakureba ikumva igize agahinda yicaye mu ijuru. Hari igihe yigeze yicuza, iravuga ngo nicuye icyatumye nde mu muntu. Ese mwene data uragira ngo Imana izicuza icyatumye ikurema koko, kandi yarakuremeye ubugingo, none si yigeze ikuremera kurimbuka? Ese hari umuntu yigeze guhamagarira ibyaha, gukora ibyaha, ko abantu bose bahamagariye gukiranuka? Munyemerere mwene data, ndababaye kubw'umurimo w'Imana, ngize agahinda cyane gakomeye mu mutima kubwo abantu banse gukora iby'Imana ishaka. Yewe we bashumba, bapasiteri, muze tugarukire Uwiteka, muze dukorera Imana, muze tubwize abantu b'Imana ukuri. Niho itabaza ryacu rizamurika, niho akanwa kacu kazaba nk'ak'Imana. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo nukura ibishimwa mu bigaba, akanwa kawe kasaba nk'ak'Imana, kandi icyo uzavuga cyose kizumvikana. N'Imana izabana nawe kandi izagushyigikira mwene data. Ariko tumwongere icyubahiro Kristo wabambwe ku musaraba i Golgotha, nejejwe n'Imana mu mutima. Ngo ariko yitaho mwene data, nufite umutima umenetse, agahinduka umutima n'ijambo ryawe. Ndabwira mwebwe munteze amatwi muri imbere yanjye, kandi munteze mumpanze amaso, kuko Imana yo mu ijuru ishaka ko mukora ibyo gukiranuka, mukitandukanya n'ibidatunganye. Ndabwira wowe uneze amatwi uri mu Rwanda, nkabwira n'abo mu bihugu by'abaturanyi, nkabwira n'abari muri Amerika bankurikiye, ndetse nkabwira n'abari mu bihugu bya diaspora, inshuti zanjye nkunda cyane. Yesu abagirire neza cyane kandi aduhana umugisha. Ariko urashaka umugisha ku Mana, iga gukora iby'Imana ishaka, ugendere mu nzira zayo. Yakweretse ikibi n'ikiza, niko yavuze ngo yashyize inzira ebyiri imbere yawe, niho ugomba guhitamo. Hari inzira y'ubugingo zimeze gutya n'ebyiri ziteganye, hari inzira ijya ikuzimu, hakaba n'inzira ijya mu ijuru, niwe ugomba guhitamo. Yakweretse ikibi n'ikiza, hitamo, niwe ugomba kwihitiramo. Ariko nakubwira ngo nudahitamo inzira nziza, iherezo ryawe ni ribi. Nudahitamo gukurikira Kristo, iherezo ryawe ni ribi. Amaherezo ratesheke nevaya. Bene data bakundwa, munteze amatwi, muze dukorere Imana kandi tuyibwize ukuri. Duhanga amaso umusaraba, tureka guhanga amaso bidafite umumaro. Ushobora kuba wari waratandikire, waravuye mu nzira wari urimo kubera ikigeragezo wanyuzemo, kubera ubugumba bwakubayeho, bituma umara imyaka myinshi cyane utabyara, bituma uca inzira y'abapfumu. Mwene data, iyo nzira wanyuzemo siyo. Ngwino dusenga Imana, ngwino dusenga Imana, nkufashe kwinyiga Imana. Imana izaduhana umugisha cyane. Imana izaguha urubyaro wabuze. Reka kureba ku bapfumu, reka kureba abantu, kuko igisubizo cyawe kiri ku Mana, ntabwo kiri ku bapfumu. Igisubizo cyawe kuri kwa Yesu, kiri mu masengesho. Haleluya. Hari ibintu bibaho ko twasenze. Iyo wasenze ijuru rirakinguka, iyo wasenze ikirere kiranyeganyega, iyo wasenze urubyaro ruraboneka, iyo wasenze akazi karaza, iyo wasenze Imana irakwibuka, iyo wasenze hari imisozi ikurwaho, iyo wasenze ukurwaho ikigeragezo, iyo wasenze kuswaho ubugumba, iyo wasenze. Haleluya. Imana igukura mu rwobo. Ntuzi ko amasengesho
yatumye Imana ikura Daniyeli mu rwobo rw'intare. Hari ahantu wari uri hameze nk'ubwobo rw'intare bakujugunyemo, ariko nagira ngo nkubwire ngo Rabi konte zomeni, ngwino dusenga Imana, umpamagare dusenga Imana, nkukira inama niba ari inama ushaka kungisha. Umbasengwe se pasiteri mukozi w'Imana, n'icyo umuntu yakora, ese umuntu yabigenza ate kugira ngo abashe gukora iby'Imana ishaka? Nanje mwene data ndari kukugira inama, nicyo nahamagariwe. Bashumba bene data bapasiteri, muze dusubire ku rufatiro, muze dusenga Imana, muze tuyibwize ukuri, muze tubwire abantu b'Imana intama Imana yagushyize imbere, ziyobore neza, uzereka inzira y'ubugingo, reka kuzereka inzira yo kurimbuka. Amaturo n'ibya 10 ibyo byose nta mumaro byamara, adafite gukiranuka ibyo ntago byamuhesha ijuru. Ndababaye cyane, ifite agahinda, Imana ifite agahinda muri iyi minsi kubwo abantu bayo basubiye inyuma. Data tugirire neza kandi aduhana umugisha. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Iby'Imana ishaka ku bantu bane iryo jambo twigaga. Mpamagara dusenga Imana, ngusengera Imana. Niba waravuye ku rufatiro, Imana igusubiza ku rufatiro. Niba waratakaje intumbero, habike sete kene vaya sanse one panique nestai zoblere rabi onestai ni mora rabi kone tutashai levo ya sanse. Ngwino dusenga Imana, Imana igukure kuri levo. Ufite uburwayi bumaranye imyaka myinshi, warivuje nta kutagize. Mbonye Imana ikiza kanseri, mbonye Imana ikiza sida, mbonye Imana ikiza diabete. Uburwayi bwa nta na hamwe bwabunaniwe. Ikidashobokera abana b'abantu ni ko ijambo rivuga, ku Mana birashoboka. Hari ibyakunaniye byananiye inshuti n'abavandimwe, ariko ku Mana irabishoboye. Ngwino dusenga Imana, nkwingingira Imana, Imana igutabare igukure ku rwego uriho, Imana igukure ku kigeragezo umazeho imyaka, Imana igukure ku bugumba imyaka yose yore waba umaze yose. Dufite kwinginga Imana kandi ikatwumvira. Bibiliya iravuga ngo Eliya yari umuntu umeze nkatwe. Haleluya. Yari yambaye umubiri nk'uwacu, ariko ngo asaba cyane yiza, yarategeka ko imvura itagwa mu gihugu imyaka 3 n'amezi 6. Eliya niba yarabikoze, twebwe abahanuzi b'Imana twamagawe n'Imana dufite ubasha bwo gutegeka, kandi data agakora ibyo dutegetse. Imana ishimwe cyane. Imana ikaguha urubyaro, Imana ikaguha akazi, Imana ishimwe cyane. Imana ariko mbere na mbere irashaka ngo kora ibyo gukiranuka, va mu byaha, kuri bishimwa mu bigaba, itandukanye n'ibizira, itandukanye na karne z'imiryango, itandukanye n'ibigirwamana kwa so bakoreye. Ibyo ntacyo byamaze mu bisekuru by'iwanyu, bakora ibidafite umumaro, bakorera ibihembo bishira. Ariko ngwino ukorere Yesu, uhemba ibihembo bizima bitajya bishira. Imana iduhana umugisha cyane. Ndanesere bene data, data abampera umugisha. Ndasoza nsenga, wewe ufashijwe n'iri jambo, Imana iguha umugisha. Mwibuka gukora share, like, utarakanda subscribe, yibuka ukanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza tuganira ijambo ry'Imana kubwo ibiganiro tubagezaho. Ni channel Inzira y'Ukuri Rwanda, cyangwa se nubwo wakwandika Inzira y'Ukuri Joshua, nabyo urabibona ibiganiro byose tukomeza kubagezaho. Kandi Imana ihumugisha abantu bashyizeho iyi Nzira y'Ukuri channel, ikibampera umugisha cyane kugira ngo tubashe kugeza ku bantu b'Imana ijambo ry'Imana ribasha kubafasha mu bihe nk'ibi bigoye, mu bihe bya nyuma n'ibihe bigoye. Kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo beshi bazaba birarira kandi bikakaza bakunda impiya, bakunda ibanezeza ahubwo badakunda ijambo ry'Imana. Mwene data, ijambo ribaye ingume muri iyi minsi, beshi ntago bagikunda ukuri ku ijambo ry'Imana. Ariko nagira nkubwire ngo iherezo ryawe ryaba ribi udakoze iby'Imana ishaka. Data kugire neza. Ndasoza mbasengera. Mana data wa twese mwiza, ndagushimye kandi ndaguhimbaje kubw'ijambo ryawe. Integuro yawe ni nziza, uruwera kandi urakiranuka. Sense Mana yacu, ntabwo nsengeye ijambo kuko rigabwe risengeye, ahubwo nsengeye imitima y'abaryumvishe data kugira ngo ibashe kuryakira neza no kongera gusubizwamo imbaraga. Uwari warasubiye inyuma yongere gusubizwamo imbaraga data. Ijambo ryawe ryavuze ngo ugarura abaguye kandi nyiringabo ukabasubiza ku rufatiro. Mana nziza kandi Mana ishobora byose, ndabasengeye kugira ngo imitima yabo data ryakire. Ni Mana yanjye ntiribe nka za mbuto zaguye ku kara, cyangwa izaguye ku rutare, cyangwa izaguye mu nzira inyoni zikazitoragura, ahubwo reka ribe nka za zindi zaguye mu butaka bwiza zikamera zikera imbuto nyinshi. Tuvuge ngo amena. Ndagushimiye Mwami Yesu Kristo w'i Nazareti kubwira ijambo bijye mu mitima y'abantu, abaryumvishe
mwami Imana nyiringabo kugira ngo ribashe kugira umumaro, ribashe kugira aho ribakura, ribashe kugira naho ribageza. Mana nyiringabo data wa twese mwiza, uwari uboshye mu mutima yumva abohotse, ndetse wari ufite igikomere mu mutima uyu munsi abashe gukira. Hari abakomerekejwe n'abantu benshi Imana, ariko uyu munsi kubw'ijambo rye bumvishe ahari wakomora ibikomere byabo bakongera gusubira ku rufatiro, maze tukazahora dushima izina ryawe ryera rikomeye. Urakoze mwami Yesu, ndagushimiye kubikoze neza. Icyo kibi cya mu izina rya Yesu, amen. Ndasoza nongera kubibutsa